A broken hearts like broken tries. You can get all back together. Still lost with broken pieces. Still lost with no pain. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm Ari bitese. Meze neza. Mbasha nanjye nibwo nyiva kwa muganga ubwo sinzi ko wabona umwanya ukaza tukabonana. Byagenze neza nyine ubwo ndakubwira noza. Sawa. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm fighting depression. Can't let it get the best of me. Now come and I just say, come on, baby. Zaba. Zaba. Shara natetse pe mbana ibintu byinshi nafite byo gukora. Sikijungu jana mari. Zaba kibara. Gura hano. Mezo tse. Amazi ari muri frigo konje. Ubanza na yarimo. Ngenda nzana kuri boutique. Amafaranga. Genda ubabwire baguhe tusanzwe tubambara se ntabwo twishyura. Zaba n'ubundi rambona kongera akigira inzanga simenye ibijya mbere. Bose Zaba aracyari umuzamu hano? Ese toye umuzamu yabiki ko kumugabo byabonanye. Kowe kandi se nkaho za kandi kaza kuri akatari uzamu. Cyana kandi nzi ibyo tubire ntabwo mbwira aho wagiye byagenze bite. Ndukuzanye. Umusore. Narakonsoza. Bitese. Meze neza. Wambaye ubusabe. Nta kibazo. Seko ariko kubona ibi bitangiye kumvangira n'ibiki. Ariko ubundi buriya ubundi uyu mukobwa we mbamuhora iki? Ko numva atangiye gusa nagenda ngarukamo cyane. Ahora ni igisebwa busazi bwanya no kutagira icyo nitaho. Siko bapimya agasanga igifite ibyumweru 5. Mwizina rya Yesu. Siko byaye neza kari kabara. Sinakubwiye se nyine ngiye numvaga murananiwe ibiki.
umva ni hatari ntabwo babyoroshye gusa ariko nyine mvubwira ibi mu by'ukuri nubwo dusenga twubaha Imana tuzi ijambo ry'Imana ariko nanone mu ijambo ry'Imana handitse Imana ifasha uwifashije iyo ndaka ikiri ntoya byumweru 5 iba ikiri amazi ntabwo iba yakavamo umwana nagira izima rifatika riba ryakavamo byumweru 5 mu kuri n'ibiki njye numvaga nukuri nyine ni ukwirwanirira biranditse muri Bibiliya ko ni ukwirwanirira muri make ngewe nakugira inama yo kuba wayikuramo muhuramo inda yande ahubwo si ubu kagacucu kaba kari kumwe nawe gasenga ko undi uko umuntu azagacikira hehe uriya munyamerika ese ubundi mupfiki nta kintu dupfa nta na kimwe pe akora ibaze umuntu mumenyanye amezi make nta n'umwaka urimo si nkazaba mwari mumenyanye imyaka n'imyaka sibyo uramutwitiye urabizi neza ko umuntu utwitiye agukunda cyangwa atakuryana umva kuba nkunda byose nabitindaho kandi niyo ataba nkunda kuba umwana wanjye azagira ubuzima bwiza mwitiye umuntu muzima ntabwo mutiye kiriya kigo ubundi se uribona yakugeza ku cyangwa umunyamerika afite amafaranga umwana wanjye azabaho ubuzima bwiza simbyanze pe simbyanze kuba afite ayo mafaranga arayafite no kuba afite ubwo butunzi pe arabufite no kuba kwitayeho akuhereza akanya ugasohoka byo bindi byose zaba yakwimaga arabiguhereza ariko ibaze zaba ukuntu yagucunaguzaga yirirwa gukubita kuraza ku nkeke mumaranye iriya myaka yose ngaho ibaze uyu nguyu umenyanye amezi make kandi baravuga ngo nta muntu umenya undi ko bikwiriye ibaze rero usanze afite imico irenze iyo zaba yari afite ubundi sinjije iyo ibyo yankoreraga buriya byo ibonye amahirwe ntiyananyica nkapfa kandi no kugirira imbeba mu kagoryi muwe nako kamfashe kanyica amakuru se meze neza wowe se umeze ute ndaha nahese cyane ngiye kureba Innocent nyine yari yambwiye ngo nzi tuvugane mwavuganye gute se ko telefone y'uyu munsi twumvikanye ko yirirwa yavuyeho ntabwo nyine twavuganye yanyandikiye message arambwira nze kumureba buriya yanyandikiye telefone itaraza okay umeze ute se wowe amakuru sha turaho gake gake nyine mu rugo hariyo Lyinda n'undi mushuti we na munyamerika ariko nawe arahari ariko mwese mumeze neza nta kibazo biba biraza gusa hano hari agakobwa k'agashuti ka Lyinda basengana sha ni ikibazo gikomeye cyane sinzi ukuntu ibintu biri buze kugenda umukobwa se kandi ikibazo kiza gute uribuka ejo mva kukureba yego narazamutse mbamuriye na munyamerika hano na Innocent ako gakobwa ntabwo nari nzi ko kari mu nzu sinari nzi ngo niba kaje gukora ikibanza wenda kari kaje kureba Lyinda gasohotse kata kadusangana ku irembo kandi urebye nyine karaduketse hano ntabwo kari kazi ko hari ikintu mpanga na munyamerika numva rero n'ubu ngubu sinzi ibintu bari kuganira isaha n'isaha ushobora kumva kanabibwiye Lyinda urumva ko ni ikibazo kiremereye ntabwo byanze kuba atameze nkawe n'ubundi nta bantu bamera kimwe ako se urabizi neza ko umuntu twitiye ugiye kuzabyara ibaze usanze noneho we akubyezamo ibi byose byagukorera ugasanga we aramukuye kuki ukomeza kwinsistinga ku bintu biri negative gusa kuki udashobora gutekereza n'ibintu byiza nyine ibintu byiza birahari ese wari uzi ko akanwa karema ibyo bintu byose uri kuvuga ushobora kubivuga gutyo nyine umuntu urarema ndabizi tugomba kwizerera mu bintu byiza ese ubwo twaba dusenga iki tutizera mu bintu byiza none seri nyine ngiye ikibazo mfite si ukuvuga ngo nizerera ngo mu bintu bibi ngo gwiki ngiye ikibazo mfite ibaze noneho uzaba ukuntu yaguhangayikisha ibaza guhangayikishije noneho ubu ufite uruhinja akajya kubita nk'ukuntu uzaba yakubita ngo ufite ibaze uwo mwana ukuntu yazakura ni ikibazo ariko mfite igitekerezo uzi ikintu twakora ni ukurekura Lyinda bya bintu bikamuvamo
agasubira akaba Linda usanzwe wa wundi tuzi kuko nibwo bitatera ingaruka kuko Linda bimenye akimeze kuriya byaba ari ikibazo ariko Linda bimenye yarahindutse urabizi Linda n'umwana mwiza Linda nta kibazo cye mu busanzwe agira umutima mwiza ntekereza ko abimenye atakiri uyu Linda yarasubiye uko yarahoze aricyo cyadufasha kandi bitekerezo ari cyo ahubwo wenda ikibazo ni uko ushobora gusanga n'ubundi wenda uyu mukobwa yaba yamaze kuturaburiza none se byasaba icyo ahubwo ngo mbirare mubikoze wowe na mukecuru urumva niba amaze kubimubwira aka kanya uko biri kose niyo bahita bamurekura Linda agasubira wa wundi nta kintu kinini byakwangiza reka ngende kureba Innocente tubivugane arakubwira nta kibazo turagerageza uburyo bwose bushoboka tubikore vuba ntabwo byatinda se nibura ngo bifate nk'igihe kinini yabo muri wihangayika reka ngende ndabe Innocente tubivuganeho tuvugane n'uriya muganga ndabizi birakunda kuba wihangayika yego sawa gra ubwo bishyiramo imbaraga agenda uvugane nawe nanjye bari bantumye agafanta ku muhanda ubwo nibishoboka nubona wowe nyine bikunze uhite ugenda mu rugo uvugana n'uzo cyangwa ubwo wenda na Innocente nawe arabizi ko situation imeze arahita agira ubwo ndamutse ngize amahirwe bano bakagenda cyangwa bakasa n'abarangaye nanjye nshaka kubaha abasanga yego sawa sawa murakoze ibyo kora byose nyiraho ndi bukuremo inda yanjye uriya muhungu turakundana arankunda yanyeretse yuko yankunze ndi umuntu udafite ukuntu ameze reba ahantu agejeje none n'ibyishimo nari ngiye kumangiye mwake umva nabuze ikintu namwitura usibye kuba namubyarira umwana akaba nyine urwibutso rw'urukundo rwacu ubwo rero ibyo ngibyo kugira ngo nkuremo inda kwebwe ese ubundi ubwo nyikuyemo ikanyica yakwica itese kandi kiri by'ibiro bitanu numvishe yarishende koko maze n'abantu b'amezi 3 barivana umva abantu bakuremo inda bafitanye ibibazo n'abagabo babo kandi njye n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye tubanye neza ahubwo ubwo ushobora kuba utamukunda ahubwo ubwo wasanga mufitanye n'ikibazo cyangwa mwarahuriye mu bindi bintu wambwira nkabimenya nk'ubu koko Senta ko avugira kuri telefone ntabwo wasi umuntu waje kumureba ako se kubera iki umuntu koko aguhamagara asukate telefone uza amasaha amaze hanze n'umwanya umaze uri kuvugira kuri telefone kandi ubibona ko ndi kuguhamagara kandi nje kukureba ushobora ugerageza uvuge telefone ugakunda kuvugira kuri telefone cyane uriya muntu si Zabara uretse Zaba ba urakora iki ya ego mwana si Zaba uswari nakuyobewe we biteze niso neze neza bimeze neza usura sote n'uburyo nzi ukuntu wifunga reba ukuntu umeze baye byorere ku buryo usigaye uza hafi yo mu rugo ntunambwire no namamagaye shaza va wahura n'icyara mfite umushitangiye witwa Cynthia nene naje kureba ahubwo nari muyobewe uburyo wifungura umusore mwiza yo kunsiga hose umva nta birenze mani uko niriwe muri quartier nyine narindi gukora no turimo mu rugo umukozi yaragiye so rero narumva nagombaga kuba nyine ntambaye neza bite nubindo warananutse n'uru rugofero mu mutwe nibi bikamambiri abari hatari weza banzi abari hatari nose barangiye kushita kinyitara shaza bananye yagize ibintu byinshi cyane yagize stress nyinshi cyane stress ibikisi cyangwa nuko wabonye Linda cyagera akaruga tumutagaruka oya ntago ariyo mpamvu uretse uzi ko ndi kazi ni wawe byatuma naza nese ubu Cynthia ni umubebi njye mbona uw'igikara muremure gutyo kuntu ego mwiza nyine ufite igikara cyiza utuye ahangaha yamubona nshaka ndeba nkumva bwiye bagenzi be ngo uyu mutipe ndamuzi akina filime ahubwo shara umusitari uri umusitari nta muntu n'umwe utakuzi shamba yaraye kuvugira kuri telefone nyine nari ndindiye ko aza kumfungura ariko nari kuza kukureba ni ukuri yakuza kukureba ndavana reka ndebe ndavanga hano saa 12 saa 12 singa aya reka uzaze kundeba utaha nta kibazo sawa nanjye kugura utuntu hano ahubwo turavugana sawa merci sawa sigaye se neza wagiye ugataye aha reka byose ni amafaranga akoze rero sinzi ku buryo yanga ko njya no kumusura nzi ikintu asigaye yikeka aha
Nese namwanga dupfuye. none kuki kumva nkuremo indaye Njye ntabwo ikintu nikubwira uri muri kucyumva. Njye nikubwira ngo banza ushishoze. Wagombaga kubanza gushishoza mbere yuko ufata umwanzuro wo kumutwikira. ese ubundi ndababwiye ko urukundo rwajya rwapimira muri iyo myaka ingahe muvuga ngo imyaka 5 ngo ibiki umva niyo byaba bimaze ibyumweru 2 ari urukundo rufite intego mwese mufite intego kandi mukundana murakundana mukagera kure rero ibyo ngibyo byanyu mubarera mu nkundo ngo imyaka ingahe ubuse nabo tuze bamara imyaka ingahe bagatandukana Barahari. none Hawe na Zaba. Zaba nitwiganya tugakora icyo dukora cyane base yangenje ati Ariko iki nyine ndabizi pe hari n'abantu bamarana imyaka 10 babana bakatabashwana. Ariko wagombaga gushishoza kuri ntago wagomba. Ariko si ubwo ninjye yavuze ngo indijyemo iwo ngo ko ari umugisha Imana itanga w'urubyawo w'umwana umwana akaba ari umugisha ubu ngo ninjye wagiye kuyishirishamo usukuri kw'imbwa ngari njye wayiteresheje cyane nayo mu mazi Si uko mvuze si ibyo mvuze pe tanyumva na ubwo rero imbi Imana yaduhaye umwana w'umugisha ubwo nyine uko yabonye igihe cyageze na mpamvu yo kujya gushyira ubuzima bwanjye mu kaga ngo ndakuramo inda ntabwo ibyo nabikora ubwo nyine niba Imana ibona ko azamerera nkaza bakambere we nk'abandi nakubundi nyine ubwo uwo mwana nzamurera kandi nawe ndakeka aje gusaba ubufasha utabonye ntabwo nakwima kubukwima aho ntabwo nabukwima urumva n'undi mu ijambo ry'Imana ndetse ngo wafashe mugenzi wawe ariko kwita uvuga ngo ugiye ngo kumutwitira ntabwo ndi kubyumva erega nawe yaba atabishaka ko tubyarana ukuntu yamubwiye kwita ambwira ati rero ndumva byiza twayikuramo nese niba nyiri ubwite atabibwiye njyewe ndi ndo kujya gukuramo umwana wanjye so abana bose bavutse niko bavukiye muri ubwo buzima bwiza hari n'abana bavukiye mu buzima bubi kandi barakura nese nawe ukaba wifuriza umwana wawe ntabwo ari byo mwifuriza ariko ndi kukwereka yuko ubwo buzima uri kumbwira ngo ushaka kuzaba mu buzima bubi ng'ibiki ntabwo ariko bimeze yamarari nushake utekereza ibintu kabiri aracyari kare ubashite yanjye twiganirira ibindi bintu ahubwo si n'ibyo byari bikuzanye byonyine bya Brise nibyo byari binzanye nibyo byari bibangikije kurusha ibindi byose ariko n'inshuti zanjye mwese muri kugenda muhinduka ariko ubwuzi mu gitondo noneho Brise ibintu yankoreye arya sinakubwiye ko Zaba yabyaye umwana hanze ndabizi Brise yifate ambwire ngo umwana Zaba yabyaye hanze ngo yamubyaranye n'inshuti yanjye akorindana iyo nshuti yawe yatwita ikabyara utazi se w'umwana w'inshuti yawe ngaho ibaze ahubwo se mfite inshuti zingahe ni wowe n'iyo nshuti yanjye ndi kubwira ariko iyo nshuti yanjye hambere ahangaha ageze kumbwira ngo Brise ngo azaduteranya ubwo nyine Brise akimara kubimbwira nahise mvuga ati sha nyine ubwo amasezerano arasohoye ariko sha inshuti zanjye mwese muri kuncanga nese ubwo iyo nshuti yawe yakubwiye ko Brise azabateranya ni iyi hari ibintu muraziranyira ariko mbanza njya mukubwira ahubwo mutarahura niya nshuti yanjye ijya imba hafi yitwa Innocente izina rya Yesu ngonde Innocente yakubwiye ko Brise azabateranya Brise akubwira ko Innocente yabyaranye na Zaba ni umuzamu wa hano Brise amufata nabi Innocente Zaba Brise noneho ndabimenye Hey guys, this is a bang ibisanzwe ndi hano kubera depression. Hanyuma rero tukaba hari akantu twongeyemo gato kazajya kajyaho buri uko episode irangiye ubwo turatangirana n'iyi episode ya 19 tuzajya tubasomera comments turebe ibitekerezo